ubwo ndimo ndababwira ibintu bya Antha, ndababwira uburyo Antha atamenya n'abantu bamugiriye neza. Antha akabakora ikiganiro mu nda y'isi, hari umukobwa bitaga Anet bakoranaga, Mugabo. Bya bintu bya mu gitondo baraza barapyatura, bageze mu kiganiro urumva baranazindukaga, umutarama ashaka kugira gute, ashaka kumufata ku ngufu. Ibyo mvuga nabisubiramo, Anet Mugabo arahari, muzagende mu mubaze. Icyo nzi cyo abantu mwegereye Anet Mugabo ndaba hano arahari, mugende mu mubaze. Ashaka kumufata ku ngufu. Ninde uri hasi, ninde bibi kibazo gikomeye. Anet azarira yasarije agiye kujya muri RIB. Umuntu bita Karenzi niwe wahamagaye Anet, aricara arabihosha aravuga ati mwoka byaramwe, uyu muntu najya muri RIB karaba cyane rwose, kandi yari kubihanirwa. Baricara, Anet yamaze icyumweru cyose ashaka Karenzi kinginga, arimo amwereka amubwira ati nyamuneka gira gutya, ashyira ku murongo. Ndakubwiza ukuri byari ibindi. Ubwo ndimo ndababwira Antha, ndimo ndamubabwira neza. Ibyo kuvuga ngo uzaza ngo uvuge karibuni, ngwino ubwo ngwino turebe ufite